Ubwo bakwiye kuba babifitemo uruhare byagenze gute. urebye akarere kagiye katumenyesha ko hari ikibazo urumva ibyo akarere ko kakoze ibyabo karabamenyeshaga kakirwa kabasaba ko dufite mwe mukicecekera. ntabwo twihuse bihagije nta n'ubwo mwihuse na busa ntabwo ari ukuhanyuze. ariko se ibi bigenda bigaruka imyaka ikaba 5 ikaba 10 ikaba 15 ikaba 20 muragira ngo abantu bagire bati nibyo navugaga biriya ureba Genizi bajya ku muhanda ni Genizi harya niko babyita bagatera amabuye bakoza babampango bankubitire babirukanse ku manywa y'ihangwe nje nzi ko bazambabarira ntabwo bazapfa nanjye. bazi ko ntabarimo kabisa abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. ariko rero ikibazo ni uko abamvuga ngo bampa ngo babankubitire nabo ni Genizi ubwo se bizagenda gute namwe ko muri urwo rugero ubwo murakora ubona iki kibazo yakigenza ate ibintu byahoraho imyaka igashira indi kaza muri aho mukabisabira imbabazi gusa. uzi akantu kamwe maze kuvanamo muri ibyo bicaje biriya avugaga bisa n'ibitagira priority ngo bagize usibye ko batagize priority bakora bakanabitindana. uzi impamvu ariko imwe muri zo ntabwo ariyo yonyine. aba bayobozi baba bato cyangwa baba bakuru mu by'ukuri ntibahari ntabwo baba hano ntabwo bahari. ugiye kubara ingendo bagenda bibera hanze mu conferences baba bafite rero n'ibyo bakoresha. u Rwanda bagize igitangaza ngo barashaka kureba babyita iki best practice. ngo best practice iba mu Rwanda ngo bakirwa bahamagara ubu abona ba ministers nka 5-6 kugera ku 10 bose barandika basaba kugenda. nkabaza barajyahe ngo bagiye baramutumiye kandi biri important ko bajyayo bagiye gutanga amasomo. amasomo ujya gutanga se wowe yakumariye iki? wabanje ukareba ayo masomo ugiye gutanga wowe icyo akumariye. icyo navanye mu prime minister ubu minisita kuzongera guhaguruka hano akavuga ngo aragiye muzajya mubanza munsobanurire. Kunzi w'uyu Bruno ndetse nanone papa we akaba yarahari nanone kandi mukaba mwabonye impinduka muri iyi episode ko hagaragayemo mubyara witwa Bruno. aba bose rero bari ku bitaro ubwo muganga yabahaga feedback cyangwa se igisubizo ababwira ko uyu Bruno mu by'ukuri afite ikibazo ku mutsi w'ubwonko bishobora kumuviramo n'indwara ya stroke ko rwose gukira bitari nonaha kandi ko gukira bikubiye gake. ibi ni ibintu byerekana ko Bruno ashobora kurembera muri ibi bitaro ndetse akahaburira n'ubuzima. ibyo bibazo rero n'ibindi wibazaga urashira amatsiko ku munsi w'ejo muri episode ya 2 seri ni 3 filime ni intambara y'ubuzima mwakunze kandi
mugikomeje no gukunda muri benshi aho mugiye mudukurikira muherereye hose. Reka tubasuhuze cyane by'umwihariko umuntu wese wakanze subscribe kuri iyi channel, tumwifuriza imigisha ndetse n'amahoro bitangwa n'Uwiteka. Si ibyo gusa kandi twabonye uwitwa Rwema agira inzozi mbi rwose kuko yasize umwana mu gihugu cy'u Burundi. Twabonye ajugunyirwa umwana yashobewe yumiwe ameze nka ya ntama yabuze n'ibyuma. Ibyo twabibonye rwose, gusa tuza kubona ko zari inzozi kuko ayo mashusho niyo yatangiye seri ya gatatu. Uwitwa Rwema bamujugunyira umwana bavuga ko rwose atujuje inshingano nk'umugabo zo kurera uwo yabyaye. Rero filime irimo impinduka nyinshi, irimo n'udusha twinshi. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe cyangwa se abone kuri iyi channel, ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubona notification mu ba mbere uko twa-uploadinze inkuru cyangwa se ikiganiro. Nukanda subscribe ugafungura inzogera, uraba wemeye kuba umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro. Uraba wemeye ko uzajya ubonera notification ku gihe uko twa-uploadinze. Ikindi kandi mu by'ukuri Feza nawe twabonye abwira uyu rwose Papa Bruno ko mu by'ukuri ibyo ku bana batarakora ubukwe bitavamo. Ibyo byose ngira ngo mwagiye mubibona, ni ibintu bitoroshe na gato. Mu by'ukuri ni filime iteye amatsiko buri umwe wese, by'umwihariko ku bakunzi bayo. Abantu benshi bafite amatsiko yo kureba episode ya kabiri, dore ko twagiye tubona n'ibitekerezo byanyu cyangwa se commentaire mudusaba episode ya kabiri. Abandi bishimira ko filime yaba igarutse cyangwa se yaba isubiye ku murongo. Rero reka tubabwire ngo udusha two turacyahari. Ni filime mu by'ukuri iteguranywe ubuhanga, ni filime yandikwa n'abanditsi barenze umwe. Niyo mpamvu twigira kuri teri kugira ngo tubahereze update cyangwa se aya makuru. Rero nk'uko mubimenyereye, uko tubonye umwanya, igihe bidukundiye rwose tuzana update kuri iyi filime yitwa Intambara y'Ubuzima. Abayikunda mwese reka tubifurize kugubwa neza cyane aho muherereye hose, tubifuriza ishya n'ihirwe, by'umwihariko ku muntu wese wakanze subscribe cyangwa se abone. Nawe iki nicyo gihe ngo uyikore. Ikindi kandi ntugende buragi, utange igitekerezo muri commentaire kuko imiryango irafunguye. Andika muri comment dusangire ijambo binyujijwe muri commentaire, aho utanga igitekerezo cyawe kikajya ku karubanda, bagenzi bawe nabo bakabasha kuba bakibona. By'umwihariko ku muntu ukunda iyi filime yitwa Intambara y'Ubuzima, typinga imitima muri commentaire bigaragaza. Ibyo bitwereka urukundo, bikatumotiva ndetse bikatwongerera courage mu yandi magambo, bityo tukabahundagazaho ibyiza uko bwije nuko bukeye. Rero abakunzi b'iyi filime Intambara y'Ubuzima mwese turabashuhuje cyane, by'umwihariko aba diaspora. Sinzi mba mbona mwaragoswe kuko aba diaspora rwose niba mwarakennye simbizi, ntabwo tukibona commentaire zanyu ndetse n'amagambo. Mwaragiye rwose muratuza cyane. Ukeneye kuduhereza igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ubundi bufasha bwihariye gusa bwatugirira umumaro, ndetse n'abadiaspora rwose ngira ngo mukande akanyenyeri kuko mwariburishijwe. Niba ari ubukene bwabatatse nibyo ntazi rwose, mwarakennye kabisa. Nta bitekerezo byanyu tukibona, ntabwo mukivuga. Sinzi niba ururimi rw'ikinyarwanda rwarabajabutse. Nimero rero ni 0789581962. Iyo niyo nimero. Ko ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ubufasha watwandikira kuri WhatsApp, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Abakunzi ba filime Intambara y'Ubuzima rero duhure ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 5 muri episode ya kabiri. Aho muherereye hose, by'umwihariko ku wakoze subscribe kuri iyi channel, reka twifurize kugubwa neza cyane. Tukubwira ngo duhure ku munsi w'ejo muri episode ya kabiri. Ibintu bizaba ari fire. Ni filime mwari mutegereje muri benshi, kandi ku bantu bishimiye ko yagarutse mubigaragaza muri commentaire. Twababwiye ko
imiryango ifunguye.